Hano umagara njye uvuga amagara. Arumbuye cyane. Naye ngukumbuye cyane. Shaka iki? Karasonye. Uyagure kuko niwe w'i Kigali. Hano mu cyaro yabyagoranye. Sinoma yamuvutisha. Ushaka iki? Vutisha umukazana. Umukazana zumuvugisha umushaka iki? Umukazana wanjye sumwa umugore w'umuhungu wanjye. Karam. Ndaho ndashima Imana. Nariye urebye nta kibazo gihari nshigaje kunywa amazi cyangwa ngashaka akantu k'agasitiro nkakanywa. Nyambo komera. Nabyo akomeramo. Mama icyo iyo muguhaye avuga nk'isaha yose. Nzara ariko nivuga umukazana. Karamera Nyambo. Pesa umukazana wanjye mwiza. Yo uri umucyo wacu. Uri muri mbese. Urakaraba Imana yatwihereye mu rugo iwacu, uri umuteteri umuteta bikwiye. Umutesi w'umutesi wa mutesi wa watesi. Ibyo vuze bibaho. Mbese uzaza ryari? Nizere ko none rwose ugiye kumbwira ibitandukanye n'ibyo nifuza. Cyakoze boss. Mbabarire wenda simuvuge ngo nukububahuka ariko ukunda kwivuga ibintu byiza wumva nta kintu kibi umuntu yakubwira wumva nyine ukunda kuba nyine mu buzima bwiza nta bintu bibi ushaka kumva. Ariko se nkubaza ari nkawe se wakwiyaturaho ibi kandi byiza bihari? Nyine none ntago wabyiyaturiraho ariko nabwo nyine iyo bije tuba tugomba kubyakira kuko nyine biba ibintu bigomba guhinduranya gusa nanone nta kibi mwifuriza da. Usuze impamvu ngubwiye ibyo ngibyo. I'm fed up. Ninachoka kabisa. Ntuza attitude ya Kiramani. Ndairambiwe. Nyine birababaza nk'umubyeyi kuba ubona umwana wawe nyine akora ikintu kinyuranye n'icyo uri gushaka ariko noneho amakuru mfite ntago ari mabi cyane. Niba zagutwara niyori? Oya, yose. Ntabwo niyori bamubona ko n'ubundi niyo mbonye umwanya niwe mpita mvugisha. Biranshimishije cyane rwose natwe turagukumbuye. Ahubwo hari n'ibintu umutesi yambwiye nzakubwira. Mbega umutesi ugira amagambo hoho. Reka mbanze gusubiza umutware. Nzabikubwira nuza. Ngaki, hariko ntinze. Noneho mama yabaho imvura iragwa. Aduteje imvura. Nubwa mbere avuze iminota mike kuri telefone. Ndabeshya se. Urase ubundi abagushaka iki ko ari njye gukunda. Kandi ujye vuba nawe utebuka umunsubize umbwire ko nkunda ngira nicare nekanye. Ko ndi kumva natekanye. Oya, pana jya ndujye ubwira ukatushiraho ngo turi inshuti. Unkunde nka sheri nk'urukundo rwa sheri na sheri na shushu. Vuga umukunzi. Ku buryo uri umukunzi wanjye nandi umukunzi wawe nkakurota ukandota noneho nkabura amahoro nawe ukabura amahoro tugakundana. Sibyo? None se. Urumva rwa rukavu rwo kwa hajya ni kwande. Kwa Beretiride. Kwa Beretiride.
rwabyaye utwana nimba ari 7. turindwi ntago hazi niye sumbaje amakuru yo mu cyaro ubwo cyaje kakoromba cyabaga munsi yo mu rugo nacyo cyaravunitse namenye cy'ibyo cyameze ariko n'akantu herutse kungurira ntago ndakubwira gutyo gusa mwana icyo wamburanye niki nyine kandeke urwenya mbanze ngubwire ura ni wishimara igihe uzamembera rimwe kira twaraganiriye ejo bundi nakomeje nyine nkajya nkomeze nkamupushinga nkomeze nkamubwira nkomeze nyine ndanamubwira ati pe nta kibimwifuriza nyine inama mba ndi kukugira naga ari ukugira ngo nyine nkwereke yuko wowe nta bitekerezo bizima ufite ndabizi ko ugira ibitekerezo bizima ariko nyine ushatse wabitekerezaho akomeza arambwira ngiye kumva numva arambwiye ngo nyine ngo nimumara kuva gufata irembo iwabo wa Queen kirezo atabwiza Queen ukuri noneho nyine bakomeze nyine urugendo rwabo yamubwije ukuri kose iyo nama niwe wayigiriye cyangwa niwe nyine twaraganiriye ibyo mubwira inama nkomeze kumugira za buri munsi bigeze ahita ambwira ko nawe nimuve gufata irembo azahita abwiza ukuri Queen kuko nyine mwana avuye no gufata irembo ntago yabona ukuntu anamwanga wenda atekereza ko abibwiye Queen kano kanya Queen yahita amureka ariko nabimubwira mwafashe irembo niba bizaba byarangiye hanyuma kakana kawe munsi wanyu kakutse iryinyo kikubiza siga kuvuka iryinyo umva nandi makuru uzi ko mukuru wa mama yaguze igitenge gishyashya nawe yaguze igitenge nibyo na toilette iwacu nayo yenda kuzura nayo makuru yo mu cyaro rebye bijyanye n'amapera amapera harimo bitumbwe ariko byanze kunzajya kugaruka yareze hanyuma ukase hepfo cya gitoki cyaraguye cya gitoki cya 7 so kibuka kimwe uteye nangwe zingahe nacyo cyaraguye mama rami yo mubwire ngo ndaza kukurota ubwo sinzi kuru biraza kuza ngakurota ariko ndaza kubyishakamo sibyo si wumva se ko numva se tutasezerana waguze amayinite menshi umva mubwire n'akandi kantu ibaze ko ku cyumweru gishize nagiye gusenga ngatura inote ya 500 yose urumva narakoze akantu k'abagabo ubundi najyaga nura ijana none nimwe ndabihiga ndavuga atari igihe nanjye nzakora ngatura inote ya 500 mpita ngenda ndayitura rahira natwe ariko maze kugera ahangaha inzara inkozemo 2 mpita numva nasubira nkajya kuyazana okay nayo it's a good step nose nabyo ntabwo bigushimishije it's a good step nicyo navugaga kubera ko nundi kubivuga witse imitima yari yaranangiye ariko kandi nanone nese utekereza ko gufata irembo ari ibintu byantu ari ibintu bya danger wa mugani wanyu ntabwo ari bya danger ariko nyine boss nawe nyine reka nega nakira nawe ntabwo ari umwana cyane kandi nkuko mpora mbikubwira kiramana agira ibitekerezo nyine by'umuntu w'umugabo bura nabuze impamvu nyine bira byose yabinyuzemo yashatse ko bigenda kuri we ngiye numva ubwo yemeye kuzabimubwira nta kindi kibazo kibirimo none se ibyo yabikubwiye ubona ari muri mood kweri yego ko boss yari umva yari nyine yabimbwiye mbona nyine ameze neza kwa kundi ko yagarutse muri mood ari kwivugana za sirengeze ibaze ko yanambwiye ngumva ngabwo ngujya yambwiye ngo ujye ntama amasengesho ya buri gitondo nanjye nibikunda nzagutamo ujye ntama amasengesho ya buri gitondo naho nibikunda zagutamo yego okay nabimbwiye rwose mbona nta kibazo afite
mbona nyine yaraniyakiriye ahubwo bino bintu bigaragare ko nawe tubitangira wenda kera yari kuba yaramusabye yari nanabimubwiye mutarajya no mu bintu byo gufata irembo oya ako naribi oya akira n'umuhungu wanjye ndamuzi sha ndamuzi ariko ibyo yabyemeye ubona ari in good mood ndumva reka tubyizere kandi trust me nanjye nzakwitura nta kibazo boss uratubona gute ariko nabonye abakobwa mukunda utu tubara twa pink kandi kano na pink ya kandi ndabizi neza ko kafitinga muri phone yawe isi nukajyanye n'isura yawe n'iminwa yawe byose ni pink nakusha Yves nawe mpfa kukabyo bintu byose iri gucuruza ugomba gutwara ibintu byose neza tukigerageza n'ingi turebe wow ese ushaka amabara avanze nyine zose ni nziza urazimba ndukibasi akira nyine nzakwishura ntabwo ari ubuntu uzanyamamariza umuntu muzajya muhura wese akakubaza ngo pochette wayikuye he telefone wayikuye he uzajya umubwira he muri golden technology ibintu biroroshye sha ndumva ari hatari no kugukina nakugukuraho ikintu na kimwe muri business bisaba ko akantu kose ukoze kagomba kukubyara umusaruro nicyo ni bitarasa asuba amatara gahagije ntabwo gahagije asuba amatara atarayabura iri ngiri iri ni itara urabona ibitara izuba ku mugani wawe rero ubu uramfite kuvuga sinahamenyereye impanuka yewe nta nubwo hamenyereye reka naramenyereye hase se wonca buri nakwibabira uramutse utsiki uyu munsi niho ncaye ariko se banza umbwire nta gakuru Yves nta kintu ajya kubwira ntabwo uramuhamagara ngo umubaze ukuntu ameranye na Nyambo bya Yves na Nyambo se iyo tuvuganye ambwira ko bigenda ari kumbwira ngo urabona bigenda bicamo gake gake ibiki nyine bigenda ngiye nyine kumbwira nibyo ndi kukubwira nyine erega umenye ko ngiye mba nanatinyewe no guhamagara Yves muramu wanjye ngo mubaze ibyo bintu bya Nyambo atazagira ngo wenda ikindi nkatinya no kubwira Nyambo ngo mubazaho amakuru ageze kuko wenda yahita atekereza ko ari ngiye uri gutuma nyine kumumuhatira wowe rero muvugana mbwira bimeze rero iyo tuvuganye ambwira yuko urumva ntabwo babana Nyambo yanze ko babana urumva ubwo babana n'abashuti be ngo biganye bakaza guhura noneho bagiye mu kazi agiye nko kumwereka abantu agiye kumufasha gushaka amasoko yo mu mahoteli nicyo Yves bari kumufasha ariko iyo babonanye baraganira barasohokana barasangira urumva Yves yambwiye ko abona bigenda biza kandi urumva Nyambo burya nabonye ari gake gake ariko aho niho Nyambaza ubwenge n'ubundi rega ntabwo yabana n'umuhungu mu nzu ntabwo byakunda none acyagira umuco ariko i Kigali barabana akobora bakobwa n'ibihugu kubana ntabwo bivuze kuryamana none se ni gute umukobwa ararana n'umuhungu mu nzu utari musaza we utari umugabo ibyo ni ibyanyu nyine mu kigira umuco ariko i Kigali barabikora cyane umwe hano undi hano mu byumba bitandukanye oya Nyambo yarakuze nubwo birangira baho ibyo numva we birangirira bose baraye hamwe ariko abantu bakora TikTok abantu bakora za live ku Instagram hano matani yo niyo mpamvu njye mbona rata umuntu ari kuri ukaba waba ufite wenda nka telefone 12 n'undi afite 12 ariko ukabona live zabo biratandukanye nabo abacanyira itara bacanye kagatara ko ahangaha gutya niho uterekamo telefone iyo yanze gufatamo uhita ushyira hirya okay ariko abasirimu mubayeho neza rwose hello guys ubundi agatangira yamyibyo yibasa neza wow harimo n'utugimbo twa telefone ku buryo tuvuga ngo ugiye kujya ahantu nko mu rugendo ariko ushaka kugenda wereka abantu ibintu urimo bakabona tuvuga ushobora no kuyitereka ukayitereka gutya nashizemo telefone yawe izi ibintu byose biroroshye ariko leta niyo mpamvu ibintu byawe byose byo kubikura mu bihugu byo hanze hano mu Rwanda se wabikura Nyambo ntabwo wabona pe ubu hano riri amamiliyoni harimo amamiliyoni ujya umbwira Nyambo amafaranga tuyashyire ku ruhande
kano kanya reka turebe ibindi bintu birimo naje mashini zose ndebe iyi bayita MacBook ino ni HP ijana na mirongo itatu ino ni speaker wiki ni speaker noneho yo rizari muri club ukuntu amatara bari guhindagurika iyo harimo umuziki nayo icuranze amatara agenda ahinduka ego ni byiza shani ese ni ukuri ko Imana nishimiye iterambere wagezeho mbere nyine umunyeshuri ukantu gusanzwe uri hari aha feke hangana gutya ariko urabona ko waje ahantu hanini heza harimo ibikoresho byinshi byiza bitandukanye wow ubuzima burahinduka Nyambo cyakora ngo nanjye nicayemo hano nibwo ntekereza uyu ni wa muyivi wa mbere cyangwa natangiye banzaga ko kari akantu k'akayetajeri karimo udutelefone tungahe none reba ariko hari umupapa wangurije amafaranga yego ikindi buriya Nyambo kibi noneho ki buriya Nyambo ikintu atakunze ntakagikora buriya kumuhatira ngo kunde Yves umva nkubwire aragoranye umukobwa wanga amafaranga si ikibazo cyo kwanga amafaranga Nyambo akora icyo yashatse akora icyo akunda icyo ashaka ntiwamubwira ngo iki ni cyiza ngo ibi nibi reka icyo yitekereje we ariko reka nkubwire ukuntu Yves ari kumbwira ukuntu biri kugenda basohokana baganira bya bindi bambwiraga ngo iyo umuhungu ari kumwe n'umukobwa cyane burya urukundo rugenda ruza rero naho ngaho birimo baragenda biza nawe ugerageza ubwire Yves avuga ijambo rizima Yves nawe rega kubera ibintu by'amafaranga n'amashuri rero aba yikurura bavuga ngo Nyambo aragoranye gusa na Yves aragoranye ubundi ni umuntu wakagombye kuvuga ati njyewe ngiye kubijyamo bikarangira bikemuye oya ntago ari Nyambo ugoranye ahubwo hagoranye Yves oya erega umuhungu ni utereta none se Nyambo aritereta Yves ni utereta niwe wakamwiyegereje akamugura utwo tugambo twiza akamubwira icyo amutekerezaho akamusaba rega n'urwo rukundo rukava mu nzira reka nkubwire ukuntu Yves yavuye hano bimeze cyonzi cyo bazagaruka hano baje kuduha inzoga nge rero mba natinye yewe kumuhamagara akanyambo nongeye nkagahamagara nkakabaza ngo Yves bite yahita yumva bindi bintu mutamuganiriza gusa nkamubaza murakaje ariko ukuntu ndi kubyumva izacamo ubwira Yves ngo naravuze ngo azagaruke muri iki cyaro ambwira ibintu bizima burya nawe watangiye ugurije naragujije telefone zicuruza birakunda nshyiramo imashini nshyiramo speaker amatara nayo yaraje ubundi ndashaka no gufunga yindi branch ahandi nawe ntabwo ngomba gushika intege muri biriya bintu ndi gukora ko niba waratangiye gake gake ukaba ugeze kuri ibi bivuze ngo nanjye nzagera ku birenze ku byo ndi wowe ntabwo uzongera kujya ugenda no ku magare ahubwo upakiza amagare ngo bigende no uzajya uzana imodoka cyangwa ugure n'imodoka yawe mu kazi wow by the way congratulations uri umuhanga kandi ufite kure ahantu heza hasi mu ndetse nshimishijwe nyine noneho no kukubona wicaye uri gukora ahubwo se iyi ngiyi ni intebe kwakiriraho abakiriya sibyo hari intebe umuntu yicaramo yumva atuje muri biro gukira ni byiza bana yanjye kwereka ntabwo njye bikora cyane urabizi hano abari umukozi nicaye hariya ndi gutekereza n'ibintu kuko rega ntabwo azakora ikintu kimwe muri Kigali gukira shani ibyo birumvikana bisaba gukora utuntu twinshi dutandukanye n'ibiki shani rero ushobora gutangira live umwereza akamikoro ndabona mufite na mashini nziza wow ikise kandi bakaboneka ikise ni iki kandi kumba nariho mikoro izaya mikoro abantu bakora ibiganiro babambaye hano mashati ye wow nakangaka noneho ushobora kujya live unagafite none ku buryo uzajya bita bikonekita na telefone direct ijwi rigasohoka rimeze neza video yawe kaza kugenda igacuruza sha ubundi we ntabwo ugiye ufite utuntu tw'ubwenge gusa abantu baba bakeneye ahubwo wowe ko wanze icara muri iriya ntebe kiteka nabyo gushaka ngo nicaremo wumva ukuntu bimeze okay hano oya icaramo hariya azwi iki nicarara kandi hari ari aho abayobozi nkamwe ba nyiri business iyo nicaye hano mbaye iki sawa byanjye nyine nta kundi so nese ntabwo mwakira abashyitsi nta fanta uri bumve ndabibona ntabwo mucuruza fanta ariko oya nabyo gusohoka ni uko mfite icyaka dore hano imbere hari restaurant tugenda tuyijyemo nta kibazo hamagara wa muntu rero azi musigemo okay ntazongere kuza yivugishwa ngo nzagerageza waza kumuhamagara se mukavuga oya tumva ko na nyene nanjye nabishyushyemo kandi avuga yatumva shaka kuba ndi inyuma yabyo ariko ntagaragara ni iki ni ukuba marene
oya se kandi nta bya marene marene wo wa murumuna wanjye se genza abandi mu mirimo yose nyirukankamo ujya tuzamushakira marene wundi nuko bimeze twimanukire cyo kumanuka se ubwo Yves ubwo wowe iki gihe cyose akaba atarakibyaza umusaruro humura Yves kuntu twavuganye ni ugutwara ibintu gake Nyambura muzi ariko arabitwara gake ni igiki nese ubu Nyambo aratwara ibintu gake ni igiki kimuremerera gusaba Nyambura urukundo Nyambo ikibazo cye ntabwo kiza Nyambo bisaba yuko ari ukwiyumvamo Yves rero ukuntu agomba kubitwara ni gake gake Nyambo bwe akamwiyumvamo nta gake aramufite mu biganza bari kumwe agomba kumubwira ati none ndagushaka tuganire akamubwira icyo atekereza uri kuvuga uri kubivuga nk'umuntu utarigeze utereka ahubwo mwe Nyambo ni mumuzi uri kubivuga nk'umuntu utarigeze Yves azajya kumubwira ko amukunda Nyambo amusubize ko afite undakunda nese ugari gutinda mu makuru niyo mpamvu ari hafi hako ari hafi ko numva umushyigikiye mu kugenda buhoro Yves ari kwizeturira mu rukiko reka tube tubihanze amazi nakomeza mugendere gake umunsi yaje nkonkobotsi ikamubwira ko yamukunze akayemera uzasanga muri umuntu wawe ari mu gahinda nje ntako ntagize ntacyo utagize utamugaza ntako ntagize urumva ko nani gihaje ntako nagize Yves nawe nta nubwo zino gutereta ngo bive mu nzira Yves nuko nguko agenda kandi mbona aribwo buryo bukwiriye Nyambo kuko none se niba mumutwara Nyambo aha finally wahabonye ntabwo ndi bugukire pe ko biri shataza ni heza aho na asirimu hasa neza wow nta n'urusaku ruhari nko kuri umuntu ajya mu kabari kumva urusaku rwamwanya rwinshi hari ahantu ho kubyinira hakaba none n'ahantu mwicara mukaganira nabonye no hanze hasa neza hari akajaride keza ndi hano bahita class class kabisa ngani wacu Shani heza waba huransohokanye pe sinzagukira uzabinyurira umwaka ariko nyumvira Nyambo Yves welcome back SAVA karibu kugaruka kabisa urakoze nawe tubakiriza iki Nyambo jewe ndanywa Fanta Orange wowe ibyo afata nibyo ndi gufata kandi urigana we nabyo kwigana igifata nicyo ndi gufata oya nta kibazo nta kibazo ibijyanye n'ibyo kurya komande yo nayirwa nizere ko mwayitunganije twayitunganije hano muri Klaus tukora ibintu vuba vuba okay nta kibazo nizere ko tugiye kubikurikirana mu kanya gato gashoboka murakoze sawa hano wagira serivisi nziza Yves urahinda wamaze gutanga komande already kuri telefone byose ugahita byikora wari usanzwe noneho haza nta hantu hanjye ntabwo ntazi kamera nabanje kuza gutesitinga menya ko nimpazana Nyambo azishima bakatwakira neza none ubwo wakoresheje komande z'ibiki usanze ntabirya okay akumaze kumenya kangwiyo rero reka mbireke bibe surprise hanyuma se iminsi tumaranye aha ngaha Kigali uri kubibona ute sha twibona neza hari n'ibiri kugenda nyine binungura nkurikije wenda uko nabitekerezaga akurebye nta kibazo wabyabonetse murakoze ndabona hano mugira serivisi nziza ari ukugira vuba vuba nta gutinda murakoze cyane ariko burya warakoze kwanga ko dusohokera ahandi uyu munsi ukaba wabyemeye byagira ngo ni experience y'ahandi yaratandukanye ibaze ko unywesheje fanta aha wanyweye fanta ko ari nziza enjoy thank you Queen. It is. Indeed. Is it fresh? Nari. Chiriate. Nti? Chiriate. Nguki? Chiriate. Akunda kujumya kuvuga neza. Uvuga nabi. Nyine mba numva amagambo yawe buryo uvugamo si biba bisobanura. Bose wajyu ushona nyine hano ko tuba turi street nyine nawe n'imihanda iba yaratubabaje wajyu ufata ikintu cy'imihanda waro. Sha urasikije. Umva mbwire gato. Meze neza we bite? Okay, let me drop you. You drop me where? Aho uri guhedinga nyine. Njye hano ruguru tu. Nta binawe. Kufungurira se gweke kambweke yamufungurira. Wapi byihorera. Nawe mfite imodoka ariko.
nayo nakitwa amagaye kakabusa ntaka umusheri wanjye yarayinguriye ariko ujya wumva ukuntu fanta iryoha ni gutyo orange iryoha shi Nyambo fanta ziraryoha birenze uko ubitekereza gusa ko twagowe sinzi biriya bintu ubundi impamvu mubinywa guhera uyu munsi uzabinywa fanta nzajya nywa fanta orange yonyine ntabwo uzongera kunywa inzoga okay sinabirahira ariko nzangerageza basi ndenzaho akantu k'agafanta oya nta kibazo by the way nyine akazi kawe nabo ngenda mbona kari keza ngenda ukora neza njya nibaza ubundi uyu muhungu ntabwo agiye ikuzimu amafaranga yakurahe ariko sha ibaze akamashini kangana kuri izi uko w'inyambona umwumvura uvuze ngo 500. ariko ikintu kiba kiriho ntabwo ari housing kuriya kangana ibiki ahubwo birimo imbere hari mashine za Apple igura 1,500,000 kandi akantu kangana gutyo gato cyane cyuko nabikubwiye Nyambo ubundi hano nahanga enjoy murakoze cyane asante sana kabisa Ese Yve ibintu byacu byose ni ibi byose ni ibyacu yes wiki wowe wisanzure urya ibyo ushoboye niyo utabimaze ushaka kubitwara banze tubinywere nisi ibintu ako nayo wakoresheje byinshi no come on uze gufata na take away nta kibazo ahubwo kintu n'abafoke wumva ibyari byo basi nuza kuryaho urahita usobanukirwa ukuntu hano abantu bazi guteka so Nyambo basi basi emera mutabike se ko nawe rero basi akambuza kwirira akakonyine akamuna konyine wow akunyamara urabikunda cyane Nyambo ntabwo urenze uko ukunda ibirayi gutya cyangwa nuko ari ibyanga mbega ibintu biryoshye ko bafite ibintu biryoshye cyane hano abantu bararenze pe ariko umukobwa mwiza nkawe ntabwo sha wabaho nsohokanye aho uransohokanye pe umukobwa mwiza ntabwo ukwiriye kujya ahandi hantu bataranga ubu uzabinserereza umwaka ndakuzi no come on ahubwo unabishatse n'ejo twajyana cyangwa tukagaruka hano uramutse ubyemeje niko kazi se katuzanye i Kigali okay ntari tuzajye mu isoko tujye kureba ibyo ari byo dore ko tubona ahantu bacuruza imbuto hakundi no mu cyaro bajya unsohokana nk'uko ngo ukwande wagira gware agira ikiza Nyambo ako ntabwo ujya uva kwizima ushobora kugura imodoka narabikubwiye ubushize ko ufite shami witwa James uba hanze muri iyi modoka noneho ni mwiza avuga neza ntabwo avuga ibigambo nk'ibyo byawe wowe uvuga nkaho wagira ngo nyine muri mayibobo nyine tusore kubivuga gutya ariko ntabwo ari fresh uvuga amagambo nyine adasobanutse ataniyubashye buriya biba byiza iyo washye umuntu no nta naho muhuriye rwose yaba imyambarire yaba imivugire avuga afite discipline ariko ujya wumva amagambo uvuga ujya n'ukuntu uba uri kureba bambwiriza ubundi nyine buri muntu n'ingendo yetu buriya nyine okay we nshaka kumunyangira ukuntu mvuga ariko nigira umutima mwiza uya simbi kwangira ariko ikibazo cyawe umuntu aragukatira ntiwumve Queen nshaka kuza mvuga neza ariko nta mutima w'urukundo sibyo buriya njyewe Queen ndamite bigeze njye nanze kwishushanya mwere kuwondiwe nza nyine ubuyu nguyu so nimba umubwiye yuko ntari interested ntabwo binaniye nyine guhindura ururimi nkavuga nyine ibyo bintu gushaka ntabwo binaniye ariko nyine me you are you ami ntabwo ndi no basi uzahindure basirebe ko wabona n'undi muntu wakwemera nyine ufite na discipline unavuga neza nta muntu uzakwemera uvuga gutya
Man, you just try to be me nago. No, it's okay. Just be you. Ariko mubarira nyine uza giving up. Mfite sheri, ahubwo vuba ndaza no kuguhereza kuka invitation. Nakunze abanza nguhereza save the day. Kugira ngo ubone ko biri serious. Ugiye guta mago. Nabikubwiye ariko. Wakintu uraryoshye. Mva ngurabureze. Queen. Ahubwo mva nkubwire. Sibyo, nimudashaka ko tuzangana tukareka kugirana umubano twa dufitanye n'umukiriya wanjye mwiza w'imena. Mbabarira. Sibyo? Ujye umbona nk'umuntu usanzwe uze hano nkwakira nk'umukiriya wacu ariko ibintu byo kuvuga ngo byakururu yawe. Asa n'uko twabana inshuti mwana. Twaba inshuti, it's okay. I'm cool with that. Ntabwo naba best friend wawe. No, best friend. Kuba best friend w'umuntu bisaba ibintu byinshi. Basi ntabwo nabura urukundo ngumburira ku inshuti yawe. Nabyo nabigerageza. No, waba inshuti nk'uko n'abandi bose bari inshuti. Kandi nubwo ubiforce ariko rero. It's okay. Man, anyway, thanks kumvugisha. Reka nkomeze nkakererwa muri gahunda zanjye. ahubwo urumva ninzajya nza mu cyaro nzajya nkuzanira pizza cyangwa nkuzanira burger. Yego ko pizza biriya biboro nyambona barya byananiye birabiha nicyo kintu wazanzana ibirayi ibi birayi kabisa aba ari byo bintu bya baka nzazana amavuta niturangiza tujye tubyitekera ibyo birayi. Uskubiteka bino babe ngiye nta kintu ntari kwiga muri no minsi bikamera gutyo ugashyira n'udutunguru n'uvyuma cyangwa ubundi wazashinga akabari mu cyaro keza kotse ibirayi gutya n'amaprochette rwabana abakiriya kubera ko ihene ziba zigura make ibiciro twabigabanya bikajya hasi n'ibirayi kubera ko bari babikunda si bakunda ibisirimu hasi ikibazo nuko binywera ibigage gusa nta kindi kintu naje kwirya wafashe igihe tugakurura name hano ni Kigali turi abantu bicaye hari yawe ahubwo nanjye gukatira kujya mu rero nibyo bironge nanga byo kwijira kwawe no Kigali nayo sonze Look nishimiye kureba uri kurya ntwara ndebe kabisa njye pe nike nicaye n'ukuntu barya ntwara wiga Nyambo nyine ngiye ndumva nakomeza kwireba ukuntu uri kurya kuko birashimishije komeza ndebe njye ntayo uri excited cyane bishobora kuba ufite n'inzara nyinshi si wambije kurya ngo uransohokana ngo njye hano none ushaka ngo ukundeka kurya okay fine byose ni ibyawe umva cyane cyane none inyama ahubwo ahantu tuzagaruke ryari ushaka ryari ntabwo twaza hano kuhafatira breakfast mu gitondo nyine mbere yo kujya mu kazi umuntu akabanza agaca hano agafata breakfast nese ibi bintu ni ibya breakfast wowe ibi ni ibyo kurya nyine igihe icyo ari cyo cyose nese bagira n'ibya breakfast biba bihari icyo washaka cyose komande washaka bari gukorera cyane harimo ibiryo gihe urabizi ariko nitabira nayo ariko ntabwo ushaka magiye kwirirwa nirukanka imisozi imiki byose nshaka ngomba kugera afite imbaraga kabisa turazana mu gitondo urabyemeye ntabwo uri bumbeshya ibintu n'isezerano thank you Nyambo thank you tubaza ko ntubyizere nshobora kubyibagirwa maze kwibagirwa uburyohe bw'ibi biryo cyangwa amazi turatwara teka we kugira ngo none uze kubibona ubyibuke tuze hano mani mfashe simite maga pe uko byambabaza ibiryo mbisize ngakira agafanta basi umanuze ako waritse nko gufasha umvuke cyo kuzana ibintu bya romance nawe Nyambo mukana ni gotomere nikamukora uziko no muri Kigali ari umwe mu bakobwa beza cyane mva Yves njye ndisonze naje kuryara naje ibintu bya romance ntabwo nitaye ku bandi bantu bose ntawe urabona badaturiye amacupa y'amayoga ntabwo ari kunywesha iminwa
ahubwo ngo wabona dusohotse bagahita batangira kugutereta batereta nde ariko ntabarasa urumva njyabwo ngomba gushaka na bodyguard kuko hari uko njya mbona abahungu bakwirebesha hano umuntu akaza aje gukoresha cyangwa aje kugura telefone ariko ukabona ashaka nawe kukugura cyaze reka nkubwire ntakubeshya aha hantu bahanzanira ni yori